Yes, reka nizere kumeze neza uri mu bice bitandukanye ubana natwe mu makuru n'ibiganiro byacu bya buri munsi. Aka kanya twinjiye muri showbiz. Indirimbo Sikosa yasibwe kuri YouTube. Habanje kuvuga ibintu byinshi mbere yuko indirimbo isohoka, benshi bagaruka mbere yuko itangira gusohoka banje gusohoka ibintu by'uko ngo indirimbo itazasohoka. Mbese iyi ndirimbo yabashije kuvugisha abantu mbere yuko isohoka, ivugisha abantu yasohotse, none iri no kutuvugisha bamaze kuyisiba. Iyi ndirimbo ni gatiki. Mbere yuko isohoka babanje kuvuga yuko itazasohoka kubera ko Coach Gael yayitambitse. Tubona Coach Gael na The Ben bariyunze, hazaho gahunda y'ikariso, gahunda yo gukurura ikariso ngo bari kuyitwikira. Nabwo birasakuza mu gihe hakirimo saga z'ikariso, indirimbo birasohotse. None ikariso yayibereye ikariso, indirimbo imaze gusohoka bati indirimbo ni igishishwa, na Kongo indirimbo barayishishuye. Nyuma y'ibyo ngibyo none indirimbo ngo bayisibye. Ese ibi byatewe n'iki? Ese indirimbo koko kuba ari ishashu cyangwa kuba barayishishuye nicyo cyatumye bayikura kuri YouTube? Tugiye kugaruka rero ku ndirimbo Sikosa, uko byagenze ngo indirimbo Sikosa ivanwe kuri YouTube. Byagenze bite? Mu makuru yandi ya showbiz tubafitiye nuko turaza kugaruka kuri Sabe. Bushize twe twabwiye yuko Sabe kubera ikiganiro yakoze bakakoresha umwana ibidakwiye abana, cyangwa bakabaza umwana ibidakwiye kubazwa abana. Abantu benshi bakavuga yuko ibintu Sabe yakoze atari byo, ndetse bakazajya banatunga agatoki riba ko yabikurikirana. Kuri iyi nshuro Sabe yaje gusaba imbabazi, na nyuma yuko iki kiganiro gikurwaho yaje gusaba imbabazi ari kumwe na mama w'umwana. Nabyo turabigarukaho, ariko reka manze mpere kuri Sikosa. Sikosa byagenze bite, cyangwa byagenze bite kugira ngo bayisibe kuri YouTube channel? Nkuko nari maze kubigarukaho, reka turebere hamwe uko byagenze kugira ngo Sikosa isibwe. Indirimbo Sikosa imaze iminsi igiye hanze, yamaze gukurwa ku rubuga rwa YouTube nyuma yo kuregwa n'umuntu utaramenyekana wayishyizeho agahamya ko ari igihangano cye bwite. Uyu muntu nawe yarayishyize kuri YouTube. Iyi ndirimbo yari imaze kurebwa n'abarenga miliyoni ku rubuga rwa YouTube, igihe yahamirijwe n'abareberera inyungu za Kevin Kade bavuga ko nabo batunguwe no kubona iyi ndirimbo yasibwe. Muhizi Serge uri mu bakorana bya hafi na Kevin Kade yavuze ko nabo batunguwe no kubona indirimbo yabo isibwe. Icyakora bari mu biganiro byo kureba uko yagarurwa. Ati amakuru yibanze twabonye nuko hari undi muntu wayishyize kuri YouTube anyuze kuri sosiyete isanzwe ifasha abahanzi gusakaza ibihangano byabo ku mbuga zibigurisha 1RPM. Twaganiriye n'ubuyobozi bw'iyi sosiyete bubona ko indirimbo ari yacu, butwizeza ko mu masaha make buri buyisubizeho. Muhizi yavuze ko ibyo bari gukora ari ugutegereza igisubizo cya 1RPM bagiye mu biganiro n'uwashyizeho indirimbo inyuze muri sosiyete yabo, bakaba bakemura ikibazo, indirimbo ikongera igasubira ku murongo cyangwa ku muyoboro wa YouTube. Sikosa ni indirimbo nshya Kevin Kade yahuriyemo n'abarimo The Ben na Element. Akaba imwe mu zimaze iminsi ziri kubica bigacika hano hanze, by'umwihariko mu gihugu cy'u Rwanda. Sikosa benshi ijya gusohoka barayivuze, barayivuga koko, abantu bageze baravuga ati indirimbo ni ikosa, ntago ari Sikosa. Abatubanza indirimbo ari ikosa ahubwo. Hari abayishinjije yuko iyi ndirimbo bayishishuye umuhanzi w'ururangiranwa witwa Oliver Ngoma, umwami w'injyana ya Zouk. Hari ababanje kuvuga yuko mbere yuko isohoka
iyi ndirimbo witwa Coach Gael yayitambitse kuko irimo elements hari ukuboko yashyizemo gukomeye. Si ikosa yakomeje kuvugisha benshi koko, ariko reka twizere yuko turaza kuza kugira umugisha. Indirimbo nziza iryoshye twakunze, indirimbo nziza iryoshye. Bano bahanzi bakoze akazi katoroshye, bahuza imbaraga, The Ben, Kevin Kade na Element n'abagabo b'abahanga bose bakoze akazi katoroshye, baduhereza indirimbo nziza. Reka turebe yuko yaza kuza kugaruka. Njye nari nagize ubwoba yuko ishobora kuba yavuyeho kubera yuko wenda byavuzwe yuko bashishuye iriya ndirimbo ya Oliver Ngoma, zira ndirimbo za Zouk, ariko nimba atari icyo kibazo, akaba ari ikibazo cy'umuntu wayaploadinze arashaka kintu kidogo, bamurebere bari abagabo ndabizi barafite undi ndirimbo igaruke kuri cano twongere tuyivibing. Ari n'abari batangiye kuvuga ngo nagatwiko kugira ngo indirimbo ngo ikomeze yihuta izamuka ikomeze ivugwa, ariko ntago hatwika ukinisha kuba wasiba cyangwa wa reporting indirimbo yawe, kuko ushaka kuba wahura n'ibindi bibazo runaka cano yawe, ari ibintu nkeka yuko byakinishwa, gusa nta n'uwamenya. Ariko reka twizere ko indirimbo buracya mu gitondo yasubiye kuri YouTube channel. Turabakunda cyane, reka tubategurire n'andi makuru. Iyi ni Showbiz. Mumbabarire nari mbagiye mideni nababwiye yuko mbere yuko nsoza reka manze mbabwire ku nkuru ya Murungi Sabe. Nyuma yuko bakoze ikiganiro kikagaragaramo umwana bigateza saga, baje kuza gusaba imbabazi. Abantu mwese ngo mwakomerekejwe na kiriya kiganiro, babasabye imbabazi babikuye ku mutima. Ni ikiganiro bagaragajemo umwana bamubaza ibintu bijya kumera nk'ibyo abantu bakuru. Mumbabarire, noneho abantu benshi babibona nabi kandi n'amahame y'itangazamakuru ntabwo abyemera ku byo bamubajije. Kandi burya umwana hari aho agomba kugarukira, hari n'aho atagomba, hari ibyo agomba gukora, hari n'aho bigomba kugarukira. Nk'abantu bakuru rero bagomba kumugayidinga, basabye imbabazi ku byo batakoze bitagenze neza, bari kumwe na mama w'uriya mwana, ndetse basabye imbabazi n'abanyarwanda muri rusange. N'ikiganiro barangije kugisiba, bavuga yuko ibyo bakoze atari byo, ndetse ko baje no gusaba imbabazi cyane by'umwihariko no kuwo byakomerekeje, kandi baremera ikosa kandi bakemera yuko batazanarisubira. Sabe yongera kugaruka ku bantu bagikomeza gukwirakwiza ariya mashusho ko nabo bari gukora ibigize icyaha, ko umuntu uvuga yuko ari amakosa bakoze agakomeza gukwirakwiza amashusho ko nawe abari gukora amakosa. Reka tubabarire nawe udukurikiye, nkusabe ubabarire nimba byari byaragukomerekeje. Biriya bintu bakoze, nta umuntu ukora arakosa, ariko icyambere nuko aba yumvise yuko yakosheje akanasaba imbabazi. Rero basabye imbabazi abanyarwanda ku byo bari bakoze, ariko namwe mubabarire. Ariko n'abandi bantu nabo bagakwiye kumviraho, natwe tukumviraho. Erega buriya tuba twize ari ibintu byinshi umuntu aba wenda adasobanukiwe, ariko umuntu yakora ikosa ukigira ku byo abandi bakoze, umwobo undaguyemo wowe ntubugwemo. Mwibuke neza yuko gukoresha abana hari ibintu bitemewe gukoreshwa abana, kandi ibiganiro ukoresheje umwana icyo ari cyo cyose ugomba kubanza kubaza gusaba uburenganzira umubyeyi we. Ibindi biganiro wenda byo kugaragaza impano zabo, kubazi kuririmba, kubazi gucuranga n'iki, nta kibazo, ariko kubigendanye no kumuzanaho ibintu by'ubucakura by'abantu bakuru, ibintu by'ibishegu n'iki, pay attention. Ciao rero, reka nkushimire niba utari wakora subscribe ari kuyikore.